aya pass uyu munsi njya kukugeza agafilime gakunzwe hirya no hino muri kumva gacicikana ku mateleviziyo ukabona amateleviziyo yose mu Burundi muri Afrika muri rusange mu Rwanda none sinakubwira dore nawe urakabonye aka gasone kitwa Mbuto y'urukundo dutegeranye umugore n'umugabo sinzo bari bavuye batashye bagiye muri parking ngo bafate imodoka bataye akana gahita kaza kari kwiruka kayambura uyu mugabo karambwira ati oh daddy uratashye uyu mugabo aravuga ati marange umeze ute mungu ati umeze ute arambwira ati yego meze neza ni wenyine umupira ati nakurebaga mvuga ati uraza gutarya ari ngo ngusezere uyu mugabo ahita akura muri net aravuga ati rero ati harya amazina witwa nde aka kana bari kukabaza amazina nako nikatinda guhita kivuga gahita kivuga amazina karavuga ati amazina yanjye banyita Jibril ariko ubundi banyita Junior abana dukina n'umupira ati no kwishuri niko banyita ati Junior ati okay rero nanjye nitwa Uncle Joe ati mbega nitwa Joe ariko ujya uranyita Uncle Joe byaba ari byiza cyane ati sibyo ati kandi ikindi nanone ntuzongere kunyita papa wawe bivuga ko atari ubwa mbere umwana bimwise ni ntangiriro na bibi byose ni presentation ntago turagira ku itangiro rya filime ati ntuzongere kunyita papa wawe byaba ari bibi kuko papa ashobora kuzemenya cyangwa se mama akabimenya bikamubabaza ati ntago byaba ari byiza ahubwo ujya uranyita onkere wawe Joe cyangwa se marume Joe ati ibyo sibyo byaba ari byiza aravuga toke sawa rero ubu ngumba ngiye reka nizere ko umunsi umwe tuzabona nako tuzakinana umupira rimwe rige bizigere bibaho uyu mugabo ari guhaguruka ngo agende sinzi icyo yabonye arongera asubira yabonye uyu mwana afite ikibibi ku kaboko arikanga ibintu bikimwe akagira imana amwe uyu mugabo atemera kubona iki kibibi yarikanze aravuga ati ibi ngibi ntabwo biho ubu nimba utarakanda subscribe sinzi amandazi urimo ngo nayahe nuko rero uyu mugore nibwo guhita agira umujinya mwinshi cyane ahita asa namushira ati ngwina tugenda ari kuri mu biki aka kana ko gasigara kishimye kavuga ati urabeho bye kumbe uko bari baranga mu idirishya ari umuntu uri kureba aka kana kavuga ati urabeho anko gahita kamusezera turabeho anko nuko uyu wasigara nyine ariko aka kana gahita kamutungira urutoki kari kumwera ko gatuye uyu muhungu sinzi mo muri kure uyu mugabo itabireba aka kana kari kumutungira gatoki gatuye uyu mugore ahitagira ubwoba nyine ahita umugabo we kubera ko uramugora agize ubwoba uyu nindi bisa nkaho ari kubareba cyangwa se urwengereza aka kana reka tuyitangire bira byose byari cyamake mbega kadutangira uburyo imva n'imvano bira byose byaje kugenda bite kugira ngo tugere hara kwa ruhande icyo twagusaba no gukanda subscribe kugira ko dushaka gasobanuro ujye uhitwabona mu bambere utangira kuri no hari ukwirebera match nyine nk'ibisanzwe hanyuma uyu musore wari hakunino nuko yisabwa toke none ndabona ibyakagombye kuba biri kuba atari ko subundi uramuginga buzi ikindi gitego bisa nkari gufana ataho umuginga kadatera amashaka dashota iyo ubona ko ari kwitotomba nyine bya bindi by'abana bari kure imipira abantu bari imipira baransetse ngo uramukinnye yaduhenze uraho ngaho wabwiriye watanza ngaye ngo umugore umukinnye ngo uramukinnye ngo yaduhenze ariko se ngo uyu mukoci ubundi bamukuye nuko babivugira nuko kiranga wa mugabo twatangiranye witwa Jo madamu we nawe twatangiranye ubwo ari kutwereka mbere kugira ngo birabigereho uko byatangiye uyu mugore mbwa yisaza muri saro umugabo ari kwifana umupira avuga ati ariko sheri urabona ukuntu batubanje ibitego bibiri kandi bibiri n'umwaka uyu mugore we nyine ukabona nago bibiri atego ati sicera aturundisha urundi rutega tugo ati okay icyambere kigiye mu tayari ubwo tububabanje no mu gice cya kabiri ubwo bikozeho tugiye guhita tubatsinda tisheri uyu munsi turabatsinda ubwo tari kusisheri byagenze bite urabiza abagore ku mipira nago baba nyine bare interesse cyane nabwo ati sheri nago biza ati ni gitangaza ati mu gice cya kabiri kigitangira duse tubabanza igitego turasa kwatsinda ikipe ni wagade umugabo nyine wandi bikundi ibintu by'imipira ariko atewa ewani ni mwebwe ubundi muri ku mutima iteka kabisa umugabo ubona ko yishimye byatari agasane ko uyu munsi batwakise Mbuto y'urukundo katwizere kura kandi subscribe kugira uko dushira agasone ujye ukabona mu wambere wabonye izina ryako Mbuto y'urukundo nuko dutangiye rero ndetse uburyo dutangiye abari hanze ntago nzi ngo muri gukora iki kandi ntago nzi ngo utarakana subscribe utegereje iki nawe ubyuse ugendwa no kudownloadinga nuko rero katunikomereza turatari kuri Mbuto y'urukundo bagita twereka kunino mu gikoni wa mugore umunsi ukurikiye yaraje yatekera umugabo nyine bisanzwe urabona ikibi cyo kugira umugore wimenyereje makeup kugira ngo ufite abagore babiri hari umugore ujye ubona ambaye mwiza muri makeup n'undi mugore ujye ubona ari kavantara iyo nyine yakuyeho makeup arasabwa ati marangishire ndashonje ati kandi ikindi nyine iyi nkuru y'urukundo ndagira ngo muyirebe kajyaga gasane k'urukundo kagira isomo kabasigira mu buzima bwanyu kuko niyo mpamvu tuba tuzanye tudusobanura ari kugira ngo nezererwe gusa ngo murebe ngo abagabo amabogari cyangwa se abakobwa bafite amabunuya kugira basagira isomo bibasigira nibwo yaje mu gikoni amubwira ukuntu ngo ashonje arambwira ati sheri iyo urateka ujye utinda ese bigenda bituma umugore ati kuva ryari ntinda aravuga ati sheri ntago nsanzwe ntinda ati uyu munsi niko naryamiriye ati okay sabasi ngo ceceka ibyo ntacyo byamarira ati mabize ubundi umugabo araza yihakabyize ati urukunsondeka ahita muhumekeramo nyine yorabona y'umuntu akibyuka ari ukuntu afite mu kanwa atari guhumura neza aramubangamira nyine araza mubereza umwuka mubi nyine ukuntu urebe ahita muhumekera nyine ngo amubangamira ko bya bindi biri romance nyine by'abantu bakundana n'iki
ubona nyine ko urukundo ko rugihari. Nuko hakunino barakomeza araganira, umugore amubwira ati sheri bantu ujye kwiburutsa ujye no koga urukumbangamira burangiye. Umugore ahita yirukana umugabo mu gikoni ati nsigira biro yanjye, ati base reka nongere nkoremo gato sheri, ati buretse nongere nkoremo. Nuko bakiri muri icyo kiganiro bahita twereka hakunino umunsi waragiye urira, umugabo ajya mu kazi arataha nyine. Icyo gitondo bwarongeye buracye icyo gitondo, ariko umugabo nubwo bwakeye yaje gukanguka asanga umugore asigaye, asanga umugabo ari wenyine, umugore yamusize mu cyumba. Sinzi ariko urabona ukuntu abagore bikunda, agafoto ke nikaba yaratatse mu cyumba. Ntabwo arasohokana n'umukobwa, hakaza agafotoze akabafotora ufora hagati y'umuhungu n'umukobwa, ninde uhita usanga agafotoze ngo fotora n'akanya ngenyine baturusha ubwenge. Nuko rero hakunino ahita avuga toke ndabona ahangaha byaba ari neza. Nuko uyu aravuga toke Imana ushimwe basi ko wandamukije iki gitondo cyangwa se ugatuma mbasha kuba nakanguka. Imana ishimwe, ntabwo ninzi ko uyu munsi biza kugenda gutya. Icyo tugusabye ni ukana subscribe ndetse namwe mujye muyireberaho video mutadanodinga, turabashimiye cyane. Kagira ibice bike, ni ibice bitanu kagahita karangira nibi cyangwa se igihe uzakabona nabifatanyije ibice byose. Nuko hakunino ari filime yose nyine tukaba twabifatanya, twe niko dukora. Nuko uyu nguyu nibwo guhita hakunino aravuga ati okay si bundi madamu yaba ari he byagenze bite. Nibwo yakebaguje arebe ko arabona madamu, ariko yumva ari impumuro idasanzwe. Aravuga ati ngese byaba ari bikikanda, ubwo se madamu yabyutse ateka cyangwa uyu mugabo twabonye bari kwita Jo. Ariko uyu mugabo twabonye filime iri gutangira hari akana yabonye gafite ikibibi ku rutugu akikanga, kandi ari kumwe n'umugore we babana mu nzu. Uyu nguyu twabonye n'ubundi bira byose bari gushaka kugaragaza uko umugabo yari ari kubyuka. Bita twereka muri dushe hari umuntu uri kureba agapimo gashinzwe kureba nimba kakandi ka test kare nimba umuntu atwite, ariko uri hakunino ntagatwite, uri hakunino ntagatwite. Nuko uyira kunino yita twumva amagambo ari kuvuga ati maranye imyaka 6 n'umugabo wanjye, ndengize urugo rwiza, mfite urugo rwiza, ndetse urugo rwanjye namutse mvuze ko mfite ibibazo naba ndi wa mugore w'indashima kandi ntagaruko ngo ukomeze. Mfite urugo rwiza Imana yampaye umugabo, kuko niyo ndi kugenda mu bandi bagore cyangwa ndi mu bandi bagore bita mbona ni ngiye Imana yahaye umugisha. Iyo babeshye wa mugore ngo Imana niwe ngo ahebuje abandi umugisha, mba mbona baramubeshye. Ubwo ni Bikira Mariya, mbega uyu mugore yari kuvuga ngo Bikira Mariya nagaruye wahebuje abandi bose umugisha, ahubwo ngo niwe ahebuje abandi bose umugisha ngo kuko Imana yampaye umugabo mwiza. Ariko disi urubyaro byaranze kandi ngo wamaranye imyaka 6. Akomeza kuvuga ati mfite urugo meze nk'umuntu uri mu ijuru rito, meze nk'umuntu uri muri ya paradizo. Sinzi niba Adamu na Eva barigeze kubaho, kuko mba mbona muri paradizo mbanyemo n'umugabo ari twebwe Adamu na Eva, nkaba ndeva muri iyo paradizo. Ariko disi urubyaro byaranze katorore, ese biraherera he cyangwa se bizagenda bite? Nyamukobwa nibwo yase avuga toke ndabona rero ukuntu ahangaha bimeze, ati nta kundi, ese nzakora iki? Ni cyo kintu nakora kugira ngo umugabo wanjye nzamuhe urubyaro? Ese nzajye kwivuza tena, nzajye mu bapfumu se basi mbaze uko byagenze? Uyu mukobwa mugira inama ajye mu bapfumu cyangwa? Aravuga ati okay sabasi reka ngerageze inkori yo bwabaga nongere ngerageze kenshi, kuko nzi ko umugabo wanjye akunda urubyaro, bityo ejo n'ejo ndatazanyinubira kuko imyaka 6 tumaranye yari hanganye. Nyuma y'iminota mikeya bahita twereka muri rwa rugo umugabo nawe uyu munsi yabyutse kare, yabyutse asanga umugore wapi ntabwo hari, asanga umugore yari muri mu gishahuro ari kwitera ibintu bya makeup n'ibiki. Niwe arabyuka ajya guteka nk'abandi, mwembwe mugiye inama avuga ngo abangize inganzwa cyo koze sinzi ibyo munywa. Hakurino sasa uyu nguyu nibwo yasohoka ati sheri, aramuhamagara aravuga ati Cynthia ameze bite? Guhamagara Cynthia ntabwo ari kwitaba, arongera ahamagara Cynthia nibwo guhita zaravuga ati sheri tugenda, ati oya ntabwo nabyemera, ati sheri ngwino ubwo manutse wicara, ati sheri wanekeye se? Ati yego rwose nagutekeye mureti, ejo nawe wari wabikoze. Ati nanjye byari ngombwa, atari ko se sheri byari ngombwa, ariko ati sheri banze wicare ngomba kugwa cyari umugore wanjye. Ati ni wo mukobwa wemeye kumereza ubukobwa bwawe, nta kuntu ntaguhesha agaciro cyangwa se ngo nkubahishe. Ibiro ni ibintu ntazigera niciza mu buzima bwanjye bwose. Nyamukobwa nawe ashira amabuno ku ntebe nk'ibisanzwe nyine, nuko baraza baricara baraganira. Mu kiganiro bakomeje kugirana, umukobwa gusa yakomeje gutungurwa rwa atari kusishiri ibyo byose bikoze ku bwanjye. Umugabo ati cyangwa se nabikoze ku bwawe, none se woni biki ukora ku bwanjye? Atari ko se koko ibintu ndabikwiye, ndi umugore kwene no gutekerwa n'umugabo. Ati urabikwiye cyane rwose, ni byinshi bigomwe mugenge nawe twakundanye cyangwa se twateretanaga, wakabaye waransize ariko waranyihanganiye, ntabwo nari ndi umuntu ukwiye. Rero sinzi uburyo nzigera ngushimira mu buzima bwanjye bwose. Uyu mukobwa akomeza kwishima, yumva ko umugore ko byibuze umubano wari wose babanye kamushimira ndetse kanazirikana uko bigeze kubana.
babanaho na mbere hose cyangwa se ibyo banyuranyemo. Nyamukobwa niko guhita ateruye ikiganiro avuga ati none se sheri ubwo nyuma y'akazi, umugabo ahita amuca mu ijambo arambwira ati nyuma y'akazi nyine turaza turebana agasobanuye ko kuri abero cyangwa se n'ahangaha ibintu nk'ibyo ngibyo nyine. Akomeza kubwira ati okay sa sheri gusa ariko uyu munsi byandenze pe, ntabwo nakwemera ko ari njye mugore gutekerwa, aho wankuye uburyo ubuzima twe tubayemo n'uburyo twihanganye tukagera kuri ibintu, ntabwo nzi ko uzaba wa mugabo uzagira ntekera kubera kuri boga nari nzi ko bazahita bakunyima. Nuko ahita ambwira ati ariko se sheri ese izi weekend waba uri bize cyane ra, ati ko narindi kugira ngo ngusabe agahushya. Umugabo arumbirwa ati kuki naba ndi bize satoya izi weekend ntabwo ndi bize. Umugabo ahita profitiraho ari we cyo abaza uyu mukobwa Center ambwira ati none se Center wowe bize? Ati oya rwose ntabwo ndi bize. Ati kubera iki rero? Nindi kugira ngo weekend ngo tujye gusura Kevin n'umugore we. Ati Kevin n'umugore ati yego rwose. Ati ariko wamugani aho ngaho byaba ari byiza ubwo n'umugabo. Umugabo arabyemera avuga ko byaba ari byiza agiye gusura Kevin n'umugore we n'urundi rugo nyine, ati cyane ko ari inshuti bakaba ari na famille nyine. Urumva ko byaba ari byiza cyane ko byaba ari akarusho. Uyu Kevin uyu je akomeza kuvuga ati Kevin kwanza nari namwemereye ko nzamusura, sinzi ukuntu byancaga ariko icyiza cyawe urazirikana ubashe ko wanyibutsa ati reka rero tuzabasura muri weekend. Aravuga ati sheri tugomba ko twabasura ariko se ntabwo na kuyu munsi kuzabasura ko ari umunsi udasanzwe. Umugore ati oya n'ubuntu umunsi udasanzwe gute se? Aravuga ati oya niko ndi kubitekereza. Ubwo n'umugore ati niko nabitekerezaga, nimba agiye kumbwira ngo urubyaro na n'ubu byaranze sinzi nimba ashaka kuzamutungura akamubwira ko urubyaro byakomeje kwanga. Gusa umugabo aramubwira ati reka mbere na mbere dusure abavandimwe turebe uko bameze uko babayeho, tumaze igihe tutabasura ibyo bizaba bihagije. Aravuga ati sheri ngo basi komeza uryoherwe. N'umugabo aramubwira ati komeze kuryoherwa, aka gasone k'urukundo ntikagucike kagusigira inyigisho mu buzima bwawe. Nyuma y'amasaha make iminsi yarakomeje icumi bajya ku kazi, kuwa gatatu haragera kuwa kane kuwa gatanu ku cyumweru. Sasa aba bari hakunino uyu mugore ari burabiza abagore hari ukuntu bajya batinda muri mu madushe ngo bashaka imyenda bambara, ukagira ngo ntabwo ngo narindi gutekereza ku mwene nambara, ukagira ntabwo arasa abagore namwaratunaniye pe cyane ko ngiye nashatse ari umugande ntabwo ari mwebwe ntabwo ari mwebwe abanyarwanda n'abarundi ndi kuvuga ababagande. Nuko uyu ni bwaje kwirondoza mu myenda ye aragatoya ingiyi kuwa gatatu kuwa kabiri none nambaye ntabwo nakongera kuyambara. Akomeza kurema utwenda twibashya ngo arabwatoya ni nayo ntabwo nayambara, ni wa mugore Cynthia. Nuko arakomeza aravuga ati okay none se ndabigenze kutu umugabo ahiteza mushibura avuga ati sheri nari umugore urekeye gushaka umwenda wambara abakuri mwabaye muto koko, ese ijoro ryose ko warubizi uyu munsi ko turagenda wabiraranye wonyibutsaga gahunda riba saa 8 senda kugira kandi tugomba ko twagera kugihe, wakagombye ko witeguye kugira ngo tujye tuhagerere kugihe. Ati ko sheri wimbwira nabi nta birenze wana nta gikuba cyacitse. Ati urabona ibyo ngibyo ari birenze? Ati tugomba ibi ngibi. Atoya sheri wimbwira gutya itegure tugende nta mwanya dufite nabo baradutegereje. Umugabo akomeza avuga ati rero icyo ndi kureba muri aka kanya ndi kureba ikintu kiri kwangirika nuko twabatereye umwanya. Umugore akomeza kumusaba ati sheri yangane reka bira byose n'uwabiteye guhera nijoro ngo ntago yigeze uruhuka ngugwanishaga umwanya nsinziye nanjye ntinzi. Umugabo nimba yaruhutse ataruhutse iki ntago mbizi turabisanukirwa. Arambwira ati rero nemera amakosa akoze emera ibyo wakoze. Aravuga ati oya wimbwira amagambo winyibutsa tugende bana. Nuko umugabo ure kubona ko ari kuri rashi ya danger. Arambwira ati ariko sheri ati atari wakwabona mfite umujinya. Umugabo aramubwira ati umujinya wiki? Umujinya ati mfite umujinya kubera ko ari weho wariraga cyane iri joro. Ati wabona ari wo umujinya ufite? Umugabo ati ngendera. Umugabo ati warize uyu munsi no warize watabaje warurukuniha utaka cyane sinzi ariko si bundi nge ntago nari nzi ko abagabo ko sinzi uyu munsi impamvu warize cyane. Birabwa atari ko se urabona umuntu yaba ari inyuma yayo mabuno nta niki. Umugabo araceka ati bari kugana kubyo bashakanye hata ndabizi neza ntago ari inyuma y'amabuno yanjye ngo niki. Aterega n'ubundi nzikari ibyo bintu. Ati sheri wowe reka kudatuma nongera udatuma bebe yongera gukanguka nkavuga ngo ryama harawonse. Nuko rero aravuga ati sheri ako sinzi impamvu amabuno yanjye gucumuza. Umugore ni kari kumubwira ati amabuno yanjye aragucumuza. Umugore akomeza kumukubitira amabuno amubwira ati urabona dore bigomba kugucumuza. Ati natuka ibyo ntago byancumuza kuko ni ibyanjye ndabyemerewe. Hambwa ati mananjye sheri none se urashaka ngo atoya ntago nshaka nta kintu nshaka. Ati gira vuba uze tugende. Nyagasana abantu kubyo babanyeho. Uyakomeza kureba imyenda bahita twereka nyuma y'iminota mikeya. Akimara gushaka imyenda muri iyo quartier hari imodoka ari kugendamo irimo Cynthia n'umugabo we Joe.
bari mu muri karitsiye bagenda. Nyamara ibyo twatangiye filime yacu twatangiye Joe yari yambaye imyenda n'uyu mugore Cynthia yari yambaye atya. Ese ibi byose biri guhurira he? Wowe kurikira urebe, uyu munsi dufite agasone twaguteguriye ndetse uraza kunezererwa kandi uraza kwishima kuko ni keza cyane, ndabizi ko uraza kugakunda. Uyakomeza agira ati okay sabas ndabona twenda kuhagera, ariko abakinga nabo bimukiye kure rero. Ati ubundi iyo baguma hari ababaga imyaka 3 ishize aricyo byari bibatwaye. Bibutse uyu mukobwa Cynthia uyu mugore Joe bamaranye imyaka 6 ariko uyu akantu k'urubyaro cyangwa se ikibazo cy'urubyaro byaranze, ariko byuze n'ubwo urubyaro byanze umugabo yakomeje kwihangana, abona ko afitanye urukundo, barihanganiranye, barishimanye, umuryango mwiza, nta kibazo. Uri umuntu ushobora kumwihangana nta kibazo, ibyo byose bigomba kubaho. Nuko uyu mugabo akomeza avuga ati sheri rero turahageze, have ntungere kumfata mu biganzo bituma ndekora kuri vora tugakora impanuka tutari twabyara umwana, kandi ubizi ko umwana wacu ko tuzamwita mubwiriza ikizina bazamwise nimbarimo Orunguwa, sinzi uruzina ariko ngo nimbari Orunguwa, nimbari Orungwa. Nuko arabwira ati sheri ati ngiye humura nzakubyara umuhungu mbere, ati ndabyemeye sheri, ariko disi urubyaro byaranze. Nuko imahoro niza ariko urubyaro byaranze. Nabwira ati sheri none se uyu munsi nidutaha ntabwo twongera kugerageza amahirwe? Nabwira ati amahirwe turagerageza, ati ahubwo buretse mu mamanzu nkubite na kavanse, ubwo avance no tuntu tw'utubizo nyine. Bakomeza mu modoka baganira, bakomeza gusa uyu mugabo aramubwira ati reka dukomeze tunezererwe tujye ko wenda kimaniza bikora mu gihe cyabyo. Bite twereka kakana twatangiranye kari kutubwira ngo kitwa Junior, kariya kuno kari kwikinira n'umupira, hari ahantu umwe kari gukina umupira, wa mugore n'umugabo bari kugenda nkuko muri filime gucye ariko twayitangiye. Ndagira ukurikire neza urebe, ndagira ukurikire urebe. Wa mwana ni gukina inzu ukuntu yabonye umugabo atazara kuyambira ari kwiruka cyane, avuga ati oh daddy bimeze bite? Mu idirishya umuntu ari kureba akakana, yumvisha akana gamage ngo daddy niwe savana karido ngarebe, agiye kureba neza gusa ntibyamukunde ko yarebye neza, sinzi mba mutayibonye do. Urabona ukuntu agweherido ntabwo ari kureba neza ngo ninde uyu mwana abashe kuba yakwita daddy. Arambwira ati mwana wanjye mwamwita ngo mwana we, ati jya hasi. Nuko mu yandi magambo uyu nguyu uruguhengereza ariko uyu muntu nta hantu tumuzira. Nuko akomeza kuvuga ati okay none se mwana wa muto ukunda umupira cyane? Umwana amubwira ati guru rwose nkunda umupira. Aha ntabwo ariho twatangire gusa, twatangiranye aba bantu bombi. Ntabwo ati nkunda gukina umupira ku ishuri, niga mu wa 4 primaire, ariko ku ishuri barabizi kandi nge champion. Akomeza kumbwira ati none se ufaniye equipe? Kana akamubwira ko gafana Arsenal, karamubwira gukina kuri kangahe, akamubwira ko gakina kuri 7 ko gatsinda n'ibitego bya atari. Arambwira ati rero ntukazajya ugira ikibazo, iteka nanjye igenzaza umunsi umwe tuzakina umupira ndetse fata guke ebana tubaye inshuti. Ati aho ngaho si byiza, ariko nyamara umugore nawe arahari. Akakana karaje karamuyambira akambwira ati ngo daddy uyaravuga ati karame muhungu wanjye. Umva ayo magambo sasa uyu mugabo avuze, kandi umugore bari kumwe yabuze urubyaro amaze imyaka 6. Umugore akomeza kuri bujye akana kari kwitwara bikomeza kumucanga, kari kumwita daddy, akana kari kumubwira ati rero ku ishuri iyo usuzanyije gucyo biba ari ubudage, twebwe ari ukuntu ku ishuri nk'abaniga tujye tubikora, ati tugira gucyo akagakomeza kumwigisha ukuntu ngo ajye usuzanya ibintu by'abaniga gucyo ugahita ukubita ngo nyine abanzi cyangwa se abadage n'abarezi batazagukarikira. Ati ako kantu tugasubiremo, barongera bagasubiramo. Kumbe mu idirishya ari umugore uri kubireba ibi byose, wowe ndakwidirisha wakuye irido nubwo atari kurabira byose. Barongera bakora tumanyeri, uyu mugore yakunda hitababara cyane. Cynthia hitababara gati bari kuri mu biki wa mugabo we. Uyu mugore sasa ugibona kakajya hinduka umunsi ku munsi, baravuga ati mwana muto wumva ati tuzongera, ati nta kibazo tuzongera. Gusa uko batwaye uyu mugabo akana kahita kamutungira urutoki. Ndagira ukurikire sasa urebe, kamutungira urutoki karanga gatuye kanamuseze kambwira ati urabeho daddy, karongera gasubira muri rya jambo ngo daddy. Ariko uyu mugore ntabwo yitegereje mu maso ura mugabo. Ese uyu mugore kuki ari guhengereza akakana? Byose kimara kurangira umugore nibwo yase ajya kuzana kana akabwira ati ni gute Junior ukora ibintu nkabiri? Akakana ngo undi akita Jibril ngo ariko bakunda kukita Junior ku ishuri ngo kuko mu wa 4 ngo niko kana karimo nyine niko kakadete karimo. Nuko arabwo ati none se wa mwana we ni gute buri mugabo wese azagira umuntu ukamwita ngo ni daddy? Kuki uriya mugabo wandi isoni ni gute ugiye kutangira kuzajya ubona umugabo wese ukamwita ngo daddy? Ibyo byose ubikure wa mwana we, kutigeze bifata gucyo ko ntigize nkurira gucyo urabiterwa n'iki? Arabwo ati sinzi impamvu uriya mugabo ari we mbonye nkamwita daddy, mami n'ubwa mbere ibi bintu nabikora. Ntabwo ati none se kuki uri kwita umugabo w'abandi ngo ni daddy ubona ko ari kumwe n'umugore we? Uzi ibibazo ushobora kumuteza, gasaba imbabazi ariko gahita kamubaza ikibazo ati none se mami daddy wanjye abahe? Daddy wanjye ninde? Uyu mugore sasa bitangira kumucanga, kana gatangiye kumubaza ngo none se papa ninde? Papa bahehe? Papa ko namubona? Ese ati mwana ibyo ubundi bigutwaye iki? Akana kwisobana kisobana akavuga ati abandi bana ku ishuri bajya bambaza kuko daddy atageza ku muso gufata amanota cyangwa se kutubwira amanota cyangwa ufata birete. Ati ibyo ro bintera ikibazo. Akomeza kubaza ngo mbese papa wanjye arahari? Papa wanjye azagaruka kundeba? Ese papa yaranyanse? Papa ntabwo nge nawe dukunda mami? Uyu mugore sasa nibuke muri Serena bakoreye yitwa
The Love's Betrayer. Ibiyo naraba ni Love's Betrayer ntago nyibuka ariko kuri ya Bero Films YouTube cyo nitwa Bero Films nge ncisheho izi filime nyinshi cyane nuko hariho niyo bita Isabella n'izindi nyinshi. Yakomeza avuga ati okay sawa basi ati icyo nakubwira ati ubundi wigeze urya kuba mu gitondo akana kavuga ko ntacyo kigeze karya ahita akajishira akabwira ngo rero ati ngwino njye gukora iki cyo warya ati okay sawa mama nta kintu nigeze njyana nta kibazo basi njyana bahita twereka ku rugo rumwe hari abantu bariyo undi mugabo uri gufana umupira bwa ati okay ahangaha ni neza shanga tukipe turayifite ngaho basongere sibo bazongere bigira ibyo bigira uyu nguyu yakomeza avuga ati none se sheri we ati nibikise ati ni umuntu gukomanga katujye kubareba kumbe uyu nguyu yagiye gukomanga ngafungurire abaje agiye kureba neza asanga ninde asanga nabangaba bombi nyagasani uye kibafungurira baje bagutongana ati oya hagaranga ati none se urangiye ni wa mugore we bazatongana ati bira byose byari biki ati nibiki kandi ati ni gute utinyuka ukabyara ibinyendaro hirya no hino ati uravuga iki wa mugore we byuvuga nago mbyumva abandi no barazarashungira ati uramwana namonye ari kukwitira ngo papa wiwe nawe ukavuga ngo mwana wanje bira byawe gushaka gusana icyo ati ntacyo biri gusobanura nuko umwana yashiri kunyita ngo dadi nahita negeza umwana uratekereza ko abana tarabaziranenge kujya umwana aza kwiyambira kwita dadi nanjye ni benshi babinyita nabo banyuwe ati banyita ngo dadi ati rero ntago byari gukunda ko umwana nahita mwegezayo ntago bibira ibintu byaba ari byiza bwaba ari ubwibone kuki se uri kumva n'ubundi ibyo ngibyo ari kibazo ati ni ikibazo nyine ese uri kwiyumva byibuze amagambo uri kuvuga ngo kukindi kumva ari ikibazo ati kuko uri mwana uburyo nababonye uburyo mwari bana gati ndarahe nta kintu nabanaga n'uri mwana ati wibimishe ariko garagaza neza uvuga ukuri kwawe uyu mugore rero center wabaza ati center ni biki ko mbona wayagaye cyane ati umugabo uratekereza ko ashobora kujya kubyara hanze ariko ati uyu munsi bye nabonye byo byari bitandukanye uyu mugore akomeza kuvuga amagambo menshi cyane bakomeza kuvuga ukuntu ibyamanye ngo byari bitandukanye ariko uyu mugore afite na complex nyine avuga ati umugashora ko yarabyaye hanze nyuma y'igihe kirekire ngiyewe na tubana atagira nyine wenda ntamubyarira uyu mugabo akambwira ati ibyo nibyo uri kwimagine amubwira ati oya ntago ari byo ndi kwimagine umunsi byari bitandukanye ati urukumva seriye mpamvu uratekereza nshobora kuba nguciye inyuma aravuga ati abagabo se muranyurwa ati n'ubundi birashoboka umva sasa umugore ntago abyara umugabo yarihanganye ari kumva ukuntu atangiye kumubwira umuntu nabi abagabo se ubundi muranyurwa gura ni gushiduka abwiye umuntu amagambo amukomeretsa ntari kimenyetso ufite uyu arambwira ati iyi myaka yose iyo umuza kumbwira ko wananiwe kunyanganira nakabaye narabyumvishe kuruta uko wajya kunshi mukajya mu ndaya uyarabwa ataye magambo uri kuvuga ariko uri kuyivugira nago rigeze mvuga ko nabyaranye n'ura mwana uriya mwana duhuyariye turahuye urabizi twahuye mu modoka twazanye mu modoka ntago ura mwana munsi urumva bira ati none se bye n'ibintu byapfa guhurirana abagura bise nago jya pfa kutwizera kandi umugabo bunga gatukisha bose hanyuma uyakomeza avuga ati okay sawa basi none uragira ngo nicere gucyo gusa uyu mugabo ahita avuga ati uyu mugabo ubwo niwe nani Kennedy bari baje kureba aravuga ati okay ngende umva nta kindi navuga ati nuko uyu mugabo ari imbesire yagiye kunca inyuma uyu Kennedy sasa aravuga ati uya ibi ngibi nago bikunda ati none se sheri fata uyu mugore mwe mugiye mu cyumba tugana nk'abagabo namwe mujye kugana mwe mwinegura nk'abagore nambwe ati ugiye mu cyumba ati nibyo byagira ibyo bifasha ati yego rwose ari cyo byafasha nyagasani umugore ayisasara cyane umugore abonye ujye karakara disikari kwishuriza uyu mugabo we itagira complex ati buranu we barabyaranye akomeza kumbwira amagambo ati mwana bira byose byari by'ibiki mwana ugiye kubyara hanze ati mwana kini ntabwo nzi kuva kera natinyuka nkaca umugore wanjye inyuma uzi ko kuva kera uko nagiye gushaka ibi bintu mbishonje nigeraga mvuga ngo ngenza aca inyuma uzi ukuntu baduteraga story ngo abagabo ngo aca abagore babinyuma narahiye ko nazigira aca umugore wanjye inyuma imyaka n'ubwiza 50 sinzigira muca inyuma none umwana yaje ahitaza ngende kumwe n'umugore tugiye mu modoka arazaranyambira nirinda kora iki kintu ubwo ninde itafata umwana uhita mumusunika ati ibyo ngibyo nago bikwiye ati rero niyo mpamvu ndi kuvuga ngo nibyo ngibyo umugore isabona umwana yiseza nyita papa ati yiseza kwita papa gutyo gusa se ati yego rwose yaje itanyita papa nanjye nanga kumwereka ko musuzugwe ndambwira ati mwana wanjye meze bite nta kindi cyabaye nibyo ngibyo gusa nta bindi birenze uyu nguyu akomeza mu yandi magambo avuga ati njyewe nibyo byabaye umugore mpita mbona arasaze arabwanutse ugira ngo ati tuzamane nibyo abagore nyine iby'abagore turabizi uyu mugabo ariko ukabona ko we atari kunyurwa neza cyane birabwa ati mana yanjye si uyu mugore nzamukorera iki uyu barambwira ati ngwino twicare mana ngwino twicare tuganiraho ariko ukabona ko uyu mugabo cyoko yumiwe byo yiboneye akana kamwise papa arakabwira ati bite mwana wanjye nanjye njye mbibwira abo bana banyu duhuye ku muhanda uzira gutambuka ukumva umwana ye kukwita tonto uhita umenya ko kujya gusuza mama ye ko nta kibazo kirimo byakumubaza nimero ya Mary ko nta kibazo abana yizera bati ngo nimero ya Mary ibintu nk'ibyo nyine
uyu baza baramutonganya ati ibi byose uri gukora ni biki, ni gute wakwifata gutya? Uyu nguyu aragwa toya ntago mane ibi ngibi bikwiye, ati ntago bikwiye kuba umugabo wawe atangira kumukeka gutya, none umuhamugazi uri kumushinja gutya. Uyu nguyu ahita ambwira ati umva nkubwire Nadine ntago bizi, Nadine ntago bizi, we iturize, ati igihe nk'iki ngiki kizagera, ati iweho igihe nk'iki nikikubaho ukabona umugabo watangiye abandi bana kumwita ngo papa mutarabyarana, nibwo uzamenya agaciro k'urubyaro ngo ni iki, nibwo uzamenya agaciro k'umugore aba afite mu rugo iyo afite urubyaro n'iyo atarufite. Hambwira ati none se jo ahuriye n'ibyo ngibyo, umwene yaje ari kubitambika mwari muri kumwe mwazanye mu modoka, none se ko mwazanye mu modoka arafitanye gahunda n'uwo mwana, ndetse n'ikindi uriya muturanye uriya muntu ugufuhira ngo uriya mwana ngo wenda bashobora ko ari uwe, uriya muturanye amaze hano ibyumweru 2, ati ibyumweru 2 nibyo amaze hakunino, ibuka ko twebwe tumaze imyaka 3, ubwo se urukumva ashobora kuba aziranye na jo gute? Nta kuntu yaba aziranye n'umugabo wawe, nubwo aba aziranye tubyemere, nta kuntu baba bamaze kubyarana umwana uba ufite imyaka 8 10 gutya. Aragatoke sabasi gusa ariko ibyo nabonye byari bitandukanye, ati nibiki byari bitandukanye, akomeza kumbwira ukuntu ngo uriya mwana yaje mureba mwakirana ubwuzu, ukuntu umugabo yamwakiranye ubwuzu, ubone kumureba n'utuntu umutima wa kibyeyi nyine ubona ko amufitiye impuhwe nyine, ati suzi ko impuhwe z'umwana ko ziva ku biro bya nyina, nabonaga amufitiye impuhwe nyine nkabwo atari ikindi kintu. Yaramumuriza ambwira ko ibyo ari yabonye ko ashobora ko ari ukwimagina cyangwa se ko ari uko wenda afite complexe uko atarabyara, nyamara uyu sitera gatoya ibyo nabonye nyamara ari ikintu biri kugaragaza. Arambwira ati cara tuganire, uyu aricara ngo baganire, aramubwira ati none se niki kintu cyadanje cyatuma byibuze uvuga ngo uriya mugore ashobora kuba uriya mwana ari umugabo wawe? Uyaravuga ati rero hari akantu nabonye, ati nitegereje neza mu maso y'uwo mwana nabonye neza sana jo mugabo wanjye, nyagasani mama we, ati biriya bintu byahise binyereka ko ari ikintu bishobora kuba bisobanura. Uyu sasa Nadine ntiyabyumva neza cyane, bakimubwira ngo uriya mwana ngo yarasa na jo, arambwira ati ibi bintu atekereza, ariko murabona uyu mugore adasa naho undi wowe warimbye ngo kungorara, murabona badasa si ukamurusha umubyibuho. Uyarambwira ati rero nicyo ngicyo nanjye ndimo kukubwira ko bari abantu barasara. Uyarambwira ati none se abantu bose basa baravukana barabyaranye n'abo bantu, ati ujya ibyo gusa nabirenze uza abantu musaka, kandi koko nawe asanasane waririmbye kungora do, nawe nagiye gusa ngo kungora uwo ni mumuzira. Nuko uyu nguyu yakomeza kumumuriza ambwira ko nta kibazo, kumbe n'abari muri salo ubwo ni Kenny na Jo, ambwira ati man abagore bari complex urabizi. Uyambwira ati nanjye simbize ibingi byose byaturutse. Nuko bari muri icyo kiganiro, nuko uyu nguyu aravuga ati nge rero simbize umugore wanjye sinigeze muca inyuma, sinigeze nifuza no kumuca inyuma, sinzi impamvu ari kunkora ibintu nk'ibi ngibi. Ati ariko se uratekereza ko nshobora kuba uwo mugore naba naryamanye nawe nkabyarana nawe none ashobora kuba nabizi? Ariko filime igitangira batweretse Jo abona ikimenyetso cy'uriya mwana, Jo akagira ute akikanga, ariko urabona ko cyagihe urabona ko twatangiye filime baragiye muri parking bari gutaha, bivuga ko bira byose igihe ureba kira kimenyetso yakirebye bari gutaha ntabwo akibonye bari kuza. Niyo mpamvu hari abadahise barambura uko twabonye kire kimenyetso ko bira kimenyetso cyo gisobanura byose baraza kudusobanurira. Kuki Jo yaba yabonye ikimenyetso cy'uriya mwana agahita noneho agira ubwoba cyangwa se akikanga cyane, byabaga bishaka gusobanukira. Ariko Jo mu magambo ari gusobanukira kumubwira ko nta muntu bigeze abyarana, amubwira ko no mu busore bwe ko nta n'umukogeze kumbwira ko yabuze imihango, amubwira ati none se mana ufite ubwoba bw'iki, ndiko nusa nk'uhangayitse by'abari biki kumbona wangayitse. Jo yisona avuga ko atahangayitse, avuga ko umugore katagira kamere nyine nziza yo kuba yakwirekura, akavuga nyine cyangwa ngo yiyubahe, avuga ati basereka ibintu bitware gake mu gihe nta kimenyetso. Uyambwira ko agomba kwihangana kari ko abagore baba bameze, ambwira ati yubura y'umugabo niko bigenda, ariko ko umugabo ntabwo kwemera kwakira ibibi, ntabwo ari kuvuga ngo ugiye kubana n'ibibi cyangwa se wemera ugiye kuzajya ubana n'ibibi. Uyakomeza kumwihanganisha ambwira ko agomba kwihangana, ndetse arambwira ati iby'abagore ni ibi ngibi nuko bimeze. Nyuma y'akanya gato uyu Kenny ambwira ati nanjye umugore yanjye ntabwo tatubanye neza, atari ko nyine kajya gacamo ntabwo tatubanye neza, atari ko ni byandi by'abagore nyine kwa kwirata kw'abagore. Uyirabwa ati rero ibi ngibi ngiye ndumva bimaze kuba too much kuri uyu mugore. Uriya mugabo aragenda ukamutesha abagabo bameze nka roho ikunda ahantu nyine heza hatuje, abagabo ni roho nziza rero ikunda ahantu ameze neza. Uriga umutesha umutwe uriya wabyaranye na zirandaye sanitse uramurambira, kuko ibaza ariko impamvu umugabo atandukana n'umugore, akambwira ati twara byose wowe umpa amahoro gusa. Ibaza ariko ni ikigaragaza uburyo abagabo bikunda amahoro. Umugabo atandukana n'umugore akambwira ati twara ibyo ushaka byose, umva n'amafaranga ari kuri konti byose genda utware, ngiye wundi kingiye nyine nta kibazo dutandukane. Ni ikigaragaza ko abagabo bikunda amahoro. Uraza umushyiraho stress kwenga urabona ngo ibiki n'ibiki, ibyo bintu ntabwo abagabo babikunda karika.
uyu nguyu nibwo yahise avuga ati okay, ndabona ibyabaye nyine byarabaye, nta kundi kuntu nyine twabikora. Ati nanone ikintu ushobora kuba nakubwira, ngiye kukubwira ko ibi byose nibyagaye gato azakumva Mana igerageza umwumve, nuko afite complex ukatarakubyarira. Tugaruka ku mugore we Cynthia ari kumwe na Nadine bari kuganira. Uyu Nadine amubwira ati ya ibyo abonye ntago ari byo. Arambwira ati none se Nadine ngiye kugusaba service. Ati yihe? Ati rero ndagira ngo umfashe ngiye kubonana n'ura mugore mama wa kariya kana. Uye bitekereza aravuga ati urekera ngo ujye kubonana na mama karakana umuturanyi maze ibyumweru 2. Uyiravuga ati yego ntacyo byaba bimbwiye, njye nashaka kujya kubonana mama wa karakana mu bibazo. Uyiramubwira ati kubera icyo ushaka kubonana na mama wa karakana kandi nkubwiye ko ari umuturanyi mushya, nubwo aramenye natwe ntabwo turamenyana, nubwo tuzi nuko yitwa. Uratekereza ko ibi byose byabihuriye? Ambwira ati nyamara ko nabonye uriya mwana asa n'umugabo wanjye, ntabwo ari ibintu byapfuye guhurira n'uriya mwana akaza mwita papa we, kandi ko kamaraso ni ikintu kibi kigoye cyane. Uyirambwira ati ngiye kujya kureba uriya mugore mwibaza ibibazo. Uyu waravuga ati wigenda, ariko wigenda wihubuka. Ahita agenda bikumwiruka ambwira ati wigenda Cynthia wigenda. Cynthia ahita afunga umutwe ngo agende. Nuko abangaba bari kuva nabo mu cyumba ngo bavuye kwinigura bavuga uko bimeze n'iki byose. Uyiravuga ati ngiye ibi bintu byari byancanze. Sasa umugore ahita atambuka atarwiyamitse anahutaza n'umugabo ubona ko agiye kumuta hirya. Ati ubwo urajya ariko Cynthia warasaze, ariko ibyo by'ibyo ugiye gukora ubona atari ubwenge buke. Ikintu nabaza ariko ati none se bigenze bite kandi sinitse kuvuye ko muvugiye kugira inama. Aravuze ati yahita avuga ati aravuze ngo agiye gushaka uriya mugore muturanye wone umaze ibyumweru 2 hakunino. Ataravuga ati none se niba amaze ibyumweru 2 wa mugore kandi ugiye. Ati ariko nubwo urakenshidikanya kuki ari kutanyizera sheri tuza. Ati oya uriya mwana nabonye musa ntago ari ibintu byahuriranye, niyo mpamvu ngiye kujya kwishakira amakuru. Uyu mugabo arambwira ati okay, niba ushaka kujya gushaka amakuru ugende gushaka amakuru, nubona atariyo uhereyo, ntuzigere ugaruka mu buzima bwanjye. Nuko kenebwa atari kuri gute mwifata mwese nk'abana muraterana amagambo guki. Uyu waravuga ati none se ntago byumva. Ati wowe wa mugore ntago byumva, ntago umva ko umugabo nta kintu na kimwe ari kuguhisha. Uyu mugabo ntago yabasiranye n'uwa mugore. Ati oya ngomba kujya kwibariza uriya mugore. Umugabo sasa biramucanga atari uyu mugore wundi vipe. Uyu bamugira inama, bose amugira inama, n'umugabo aratakamba arabwira ati nyamara ibintu ntahantu bihuriye. Umugore ntiyakomeza kubyumva. Umugore aratiriza. Nyuma y'iminota mikeya umugore baramwicaza baramubwira baramuhanura bamubwira nyine ukuntu atari byiza ngora akeka umugabo babana ko bira bintu uko bisenya urugo. Uyu mugore baramubwira yaramutse ati sheri rero ntacyo mpfana na bari abantu nakeneye mugwashira hakeye. Baramuhanura baramubwira nyine baramubwira ati bira bintu ugikora naga ari byiza buriya nawe. Ati uramutse ugiye yagunika ariko ati uramutse ugiye ntago mba nkeka ko ugiye mu bagabo, simba nkeka ko ugiye mu burayi. Ati icyo cyizere mba nakugiriye nawe ugomba kukingirira. Nuko uyu ngora bwa ati okay mwese rero basi muceceke. Ako kanyakiraho sinzi umuntu wese uza gukomanga, ninde uje gukomanga sasa. Hey bose barikanze inzu umuntu wese uza gukomanga. Nadine avuga ati kanjye gufungura. Nadine kumbe ni mama wowe kakana, mama kakana ni wese uza gukomanga. Ndagira ukurikira urebe. Araza aradodora niko babyita mu Kirundi. Uyu naraza aramufungurira arambwira ati muraho. Ati nshobora kwa ntaza amazina yanyu. Atari ikizima naga aricyo kingenza kumenya amazina. Nta kibazo. Ati wanyemara tukagana. Ati nta kibazo. Ati nanjye amazina yanjye nitwa Nadine. Uyu naramwibwira amubwira ko yitwa Perepetua. Abakobwa mwese mwitwa ba Perepetua. Uzikaye amazina koko kakibaho. Perepetua, Nurusa, Orunera, hiyo amazina meza mugomba kwita. Nukambwira turagenzwa n'iki byagenze. Cyangwa ati rero ati hari umugabo wari uri kujyana n'umugore we, umwana agenda wangera muyambira amwita dadi. Nenje kuba nasaba uwo mugore imbabazi mumusaba imbabazi uburyo umwana wanjye yitwaye, ntago ariko nari mbishaka, ntago ari umwana wanjye ibyo ne namutumye cyane ko uwo mugabo ntigeze mureba neza mu maso, kandi koko nibyo ntago yigeze mureba neza mu maso. Ati nende kugira nsewe umugore we imbabazi ntagira ikindi kintu akeka. Uyu mukobwa yitwa Perepetua. Ako kantu ntukibagirwe ni wa ntago ari izindi nyuguti, ni wa Perepetua. Nuko arabwira ati okay ibyo ngibyo nta kibazo, ibyo ni bisanzwe ku bana bose. Abana bari guhamugana. Hari umwana ufite mama we yabona umugore wese akati oh mami kuko nanjye buri mubyeyi mwita ngo mami. Ibyo ntago ari ibintu bya danje. Nuko arambwira ati okay ibyo nta kibazo. Ati kandi ikindi igihe cyose ashaka kudusura ujye udusura nta kibazo. Wirabwa ati okay nenje gusemba imbabazi n'ibyo ngibyo byari bingenza. Uyu nasubira mu nzu abandi baramubaza ati byagenze bite, arabasobanurira. Ntabwo ati none se mari ntago byumva. Nadine nibwo yinjiye mu nzu abandi bari kuganira bagikomeza guhanura wa mugore. Uyu mugore rero nawe barambwira ati none se ntago urukumva ko wakoze amakosa. Ati urumva ko nura mugore ibyo Nadine atubwiye ko ari byo. Nawe aje gusemba imbabazi bivuga ko nawe atakuzi n'uyu nguyu ntago amuzi. Uyu Nadine uyu Cynthia Nadine aramubwira ati Cynthia ntago ari uko ngukoze ubakwa. Iyo utangiye gukeka umugabo watubura gushira akadomo ku rugo rwawe. Ndatekereza ko udashaka gushira akadomo ku rugo rwawe. Uyu nese ugushingije yosi ariko umugabo gusa byamucanze. Uyaravuga ati
rero mwese nabatengushye mumbabare uburyo nigaragaje ntabwo bwari uburyo bwiza nyine ibyo ngibyo mbisabiye imbabazi. Uyu nguyu nibwo guhitaguruka tisheri rero ngusabye imbabazi mu ruhame, arazana bya bindi bajya dukora abakobwa bya bindi abagore bacu ibintu bajya dukora byo kutwica mu mutwe, araza imbere y'abantu nyine amwereka ko biyunze, araza mwicaraho arambwira tisheri ngo nyereka ko twiyunze, nyereka basi baby kumbabari, amuhereza akayuda nyine nakabize ngo akita akayuda, nuko arambwira tisheri biriya bintu ntuzabyongere, hari nawe warengereye, ati biriya bintu wakoze ntago ari byo, nawe hari warengereye. Arambwira tisheri nyungira, ariko arongera aramwongera, arambwira ati sabasi ntureba arata ko mwiyunze ibintu byose bimeze neza, ati ubwo mwiyunze rero ndatekereza ko umwana wanyu kutangiye uhita ati oh Joe wanjye, akamuyambira avuga ngo ni Joe wiwe. Abandi bakomeza gusirebura baraserebura, ndetse babagore bari bari kunino baravuga ati natwe reka dukomeze tujye mu gikoni nk'abagore tujye kubategura, ati Nadine ngwino tujye gutegura abagabo bacu, ariko batwereka bagiye, ndetse agasone kuri munsi nanga tugasubikiye uriya mugore ko twabonye uburyo filime yatangiye ko ari gwengereza umugabo, kandi ko uyu mugabo Joe ko twabonye yabonye ikibibi akikanga, birabyara bishaka gusobanura iki? Udacikwe n'ikindi gice gikurikira. Imana ikomeze kukurinda, turabakunda cyane, ejo nzabashiraho ikindi gice, mwe musige mukansubscribe kugira n'ingishiraho muzakibone mu bambere. Bye.